Pasi mbabarira pe. Baseguka. Okay, kanjye kubyutsa mama. Akase Pasi waretse. Nese ko tudashaka tujya kubyutsa mama. Ngahiguka rero mbabarira. Poli. Pasi nanye ko natashye ndwaye koko wambabare mwumva we. Nese Pasi wafashwe gute? Basi se ntabwo wakihangana basi ngo saa 10 byizigere basi tuye ko tubona taxi voiture gutwaye. Ongera unywa amazi. Ongera unywa amazi. Andire kwimena amazi nk'umwana. Ndarwaye. Ceceka. Pasi mbabarira. Ngayicara mwere. Icara mwe kutubigenza. Si Pasi. Icara mwereke nyine ukuntu tubigenza none se wenda bigenza gute? Pasi urabona ibiro ufite umuntu ari bo. Guys, nkuko muri kubibona rero burije kamera ndabona nyiteye neza hano nibukunde munyanganiye kuvugaga hari uburije sinshaka gukangura abandi bantu baryamye ndetse nabo hanze bino muri kano kanya ngiye kongera gukora prank umukobwa hano KEVINE niwe uryamye hano hafi niwe uryamye n'inyuma nshaka kwirwaza igifu nka kwakunda abakobwa bitatatsa ngo bikore noneho ndashyira umutwe hano kugira ngo ndebe nyine no kumuprankinga tu kugira ngo numve reaction ziwe gusa mwibagirwe gukora subscribe share and comment kuri KEVINE TV kuko ni by'agaciro kubagera kandi nimwe tuba tubyereka kugira ngo mwishimire munakuremo inyigisho ngiye kwirwaza igifu ndebe reaction ziwe ndebe uko anyitaho nanumve kanyumva kuko aryamye hanga niyo mpamvu mbandi kuvuga gahoro n'amatara nayakuyeho kuko burije byatari reka dutangire ndaba meze ngo cya ngiye kuryama kuri iyi ntebe oya anshyire mu nguni twagiye Pa. Wabaye iki? Pasi. Warwaye iki? Pa. Warwaye iki byuka? Sorry, eguka. Eguka nyine. Pasi. Warwaye iki? Sorry. Urashaka iki? Tukuzanira iki? Ngo waburitse ndeba amazi wese busubanye sisemo. Ihangane. Reka nze ndebe kari reka ihangane. Sibyo?
sibyo uzi ko upfuye reka ngurebere amazi ariko reka njye kubwira mama aza kujyana reka njye kubwira mama aza kujya wisakuza amambere reka nze nguha amazi njye njye kubwira mama aza kujyana sibyo subiza isano no turabona hirya tsikutwe hasi tuzanze mami we pasi eguka sha pasi inyanga nyine we kuko none se wajya umuntu abigenze gute pasi ngayihanga unarinzi ko kirya n'igifu bigeza ngaki asama ceceka pasi ngaceceka sibyo ese mami baraye batashye cyangwa baraye mu rusengero bararyamye njye naje ntaryama nta nubwo nigeze ndya nta nubwo mbira wariye wariye ceceka ariko kiranamutse wariye se wariye ibiryo nese batetse kawunga ayiwe we do pasi ceceka pasi hanganye mani sha pasi wakihanganye ko nanjye nta biro mfite sha pasi wakihanganye wakihanganye mbabarira none se saa 8 koko ndakuguraho nk'amata eguka gato nk'amazi sondamuha ikiwe panga eguka gake ngo poli sibyo pasi ceceka mbabarira pe ihangana njye nta nibyo nari nzi kurwariye none se ndebera n'imikandara wambaye ubusa ese ko waraye mu ntebe pasi okay icara nkwereke pasi wakegutse ko gukamba ngatuza pasi cicikene kiraryana nyine ni kibi ongera unywa amazi ndewe kwimenaho amazi nk'umwana ndarwaye ceceka pasi mbabarira ngayicara nkwereke icara nkwereke ukuntu tubigenza pasi icara nkwereke nyine ukuntu tubigenza none se wenda bigenza gute pasi urabona ibiro ufite umuntu ari buke pasi mbabarira pe base guka okay kanjye kubyutsa mama akase pasi waretse nese ko tudashaka tujya kubyutsa mama ngahe guka rero mbabarira poli Shapa sinanye ko natashye ndwaye koko wambabare nkumva we ngakabundi y'indwara wenda nese pasi wafashwe gute
basi se ntabwo wakihangana basi ngo saa 10 zigere basi tuye ko tubona taxi voiture igutwaye basi uzi imibare bakanda bagahamagara kabu ikora kwandi nezi taxi voiture nese Paul rya tubigenze gute koko wananiye ndimo ndaguha amazi najyo kuguha mfite nese urajya nkora iki nese Paul rya umuntu agukorera iki nese Paul rya umuntu agukorera iki koko ndi kujya kubyutsa mama wabyanze uri gukomeza uvuga gute kandi uri murababara basi hangane saa 12 zigere tugushakire kabu none se pangenda bigenza gute nese sindenda bigenza gute chapa mbabarira mbigenze gute nese mbigenze gute reba ni saa 8:15 uragira ngo umuntu akora iki ubonye akabaraga ndabara ku muryango wa kibwenge ni prank ndaza kuryama chapa urambabuze chapa urambabuze ajya nanjye ngo amazi pa urambabuze amazi kabisa chapa ndetse navuye muri shoot mbura n'imbaraga zikuramo imyenda nari nambaye nararanyije ipo n'umupira w'ishuri nako n'umupira usanzwe w'imbeho ariko nde muri prank akazi basi hangane nese ko ikimbyukije zino saha kandi bizi ko iyo mvuye mu buri najya nongera kubona ibitotsi nanjye nta bitotsi nari mfite ndaje mbura ibitotsi nutazajya ubona ibitotsi mu buzima bwawe ntabwo uzabyeka ko nanjye nsinzira ariko basi mbabara ntabwo ese ubundi ndarana nawe ku buryo wumva ko wabuze ibitotsi nanjye kumva ko ari itegeko ko ngomba kubibura karaga kuryo basi mumbawe numvaga nshaka pasi ijya ubaseriye mani nangata mukangura nyine vuga gake ese ubundi nk'uba mu mabara bumvise kwivugishwa kuri abakavuga siko numva kibaye cyanyacyo shapa mana ariko nyine wibabara nako pa natashye umutwe uri kurya don't panique kevi umura ariko karakanuze karakajyoke karakanu gaciye ese nk'ibintu n'ibiki ubukozi kamera nyine rega nakantu ugomba kuzajyanye mu gihe nari hano nagiye mu kazi cyangwa se nashatse n'urugo rwanjye uzajya unyibuke uzajya utereba unyibuke sibyo se ntuko uzajya wireba gusa tu tuni ndakwigireba shapa izi unsi ibintu washizeho biragaragara izi saha ubu no gupfa gushyiraho rero yehorera ariko rumeze neza bon shote yagenze ute se amakuru yawe uri kwiyumva ute kano kantu ngukoreye isura kumva ute uyakiriye shapa birambabaje cyane nene shaka kureba reaction zawe ndebiri kuko shapa reka nkubwire nukuri guys mujye muhora mu murebe nge nagerageje kumubwira tumye ba prank mu rugo tubireke ariko nda buri munsi umaze igihe unkora prank nkakwiwera aho nzakwadukira nzagukora ibintu mu buzima bwawe bizakubabaza nzamara icyumweru cyose mu gitondo saa 6 n'ijoro nk'ibinini byo kwa muganga nkukorera prank wambabariye basi muri minsi ko nirwariye ukandika nzaba narabimenyereye nye nta kibazo basi pangandeka musabye imbabazi nanjye ndeka basi sorry basi mbabara nanjye ngusabye imbabazi pa buri munsi ntabwo nzongera gukora pa buri munsi nzajya nzikora kabiri mu kwezi basi pa buri munsi prank wambabariye uko nanjye nirwaye mba nikenereye kuruhuka basi wambyukije ngaho gira icyo ubwira abanyarwanda ubundi muri kujya kwiryamira sibyo se ejo nzakugurira akantu humura nta kibazo sibyo uzangurira iki ejo icyo nzagushimisha nanjye urabizi ko nta kintu cyanjye cy'ubuntu kigenderaho ubu iki ngiki nicyo unyishyuye nanjye uzaba ureba kare ejo nzagukorera nzakujyana mu mujyi nkwereka akantu ngurira ngaho seka gira icyo ubwira abanyarwanda okay nta kundi nyine ubwo ni ukwihangana nyine
gira icyo ubwira abanyarwanda twigendera. Rata guys, namwe nimuzabikora abavandimwe banyu cyangwa inshuti zanyu, ntabwo guprankinga abantu kuno rwego ari byiza. Noneho saa munani ampurisi, saa munani z'ijoro umuntu araryamye yatashye ananiwe, Pasi yarabizi ko natashye ndwaye. Ariko Pasi yarabizi ko natashye ndwaye, ni ukuri murebe ukuntu naraye nifubitse kubera imbeho, maybe ko ngiye kurwara malariya, ariko nzanye kumarisha. Nakiriwe mwana wanjye, humura kandi shyitsa umwoyo mu mutima. Yesu ari nako shyitsa agatima ku mwoyo. Pasi reka nigende nta kibazo. Shyira umutima mu gitereko, shyira umwoyo mu gitereko. Sawa nta kibazo panga. Ujya kuryama agahumura sibyo? Muri ikibazo reka muri kamera tugendane sibyo? Gese ndarana nawe. Yesu nanibagiwe. Ubundi we kutari kujya kuryama pa uburayi ukora iki muri service? Ndekunyijya kuryama ngewe ndekunywerera wenda namukangiye gukora indi prank. Ni izina ry'Imana nta prank uzongera witsekera ntabwo ndi gusekana nawe. Iri joro reka twumve stress amwani barajya gujya mukore nka prank izindi 3. None niyo bambwira ngo abajura barakwikore navuga ati ahubwo muze mbereke n'imyenda y'ino yo muyitwara. Isako bivugisha n'igitera sha. Gise ndi gusekana nawe. Je ntabwo ndi gusekana nawe mama. Ngo basezeranye. Mvaho. Kwira abanyarwanda bacu. Bye. Ntabwo ndi babwira ngo bakore kuri Uwase TV subscribe. Nako bakore subscribe kuri Uwase TV. Uwase KEVINE TV. Uwase KEVINE TV. Ngo basezeranye. Ngaba ndabakunda. Ariko ndaguhaye. Niba nita Dade Prank. Wama. Amabyituma. Nanjye kandi pande nukazawukina nanjye. Nakubye.